Tekereza uri ku kibuga cy'indege ugiye gufata indege werekeza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ese uri kwibona wageze ku nzozi zawe n'intego zawe uri guteganya kugeraho mu mwaka w'ibihumbi 2025? Ese uyu mwaka mushyashya ugiye kuza uri kuwutegura nk'indi myaka wagiye utegura, cyangwa uyu nguyu harimo akantu kandi gashyashya kagomba gutuma ibintu bigenda neza ku buryo ibintu byose bizagenda neza? Nibyo tugiye kureba muri iyi video. Iyi video irajya kurangira wamenye impamvu intego zose wagiye uteganya mu myaka yashize utigeze uzigeraho, impamvu utagera ku nzozi zawe n'ukuntu wabikosora. Abantu tugira intego nyinshi zitandukanye, twifuza ibintu byinshi bitandukanye, ariko iby'ingenzi biza mu isonga ni ubutunzi, amafaranga, inshuti, ingufu, umubiri mwiza, kunanuka, kugaragara neza n'ibindi. Dore ibyo tuzasanga muri aya mavideo agiye kuza akurikiranye mbere y'uko umwaka wa 2025 ugera. Muri ngiyi turarebamo iri buriro, impamvu ki ibintu bidakunda, inzozi zawe, ibipimo ugomba kugenderaho kugira ngo ibintu bigende neza, intego zawe ni izihe tuzazisubiramo. Ese koko birashoboka? Hari abantu bakijijinganya, isaha yo gukoreraho gahunda, isaha yo ni ikindi kibazo. Niturangiza twanzure. Mu kwanzura tuzashyiramo ingero fatizo, ingero zigaragara zifatika koko z'ibintu umuntu ashobora gukora akageraho, z'ibintu byabayeho bikagerwaho. Ushobora kuba uri kwibaza ati se ndi muntu ki kuki njyewe nje kubibagezaho? Njyewe nitwa Habinshuti, nashyizeho ino channel kubera yuko Habinshuti dusangira akabisi n'agahiye. Nizera kandi 100% yuko ubuzima bwiza ubugira kubera inshuti nziza ufite mu buzima bwawe. Nawe urifuza kugira inshuti nziza? Ni karibu. Icyo gukora kizi subscribinga, ukomentinge ibyifuzo byawe, udusangize akabisi n'agahiye, ndetse unalikinge, kuko nidufatanya twese hamwe niko tuzagera ku nzozi hejuru y'ibigeragezo, abanzi n'ingorane bya buri munsi. Reka nkuburire yuko iyo ugiye mu muhanda ukabara abantu 100 bakunyuzeho, 5 bonyine nibo bagera ku nzozi zabo babigambiriye. Ushobora kubonekamo undi umwe wigeraho ayiguyeho ku mahirwe, ariko 5 nibo bonyine babigambirira. Ndashaka kugera kuri kiriya akabikora paka akigezeho kandi akakigeraho. Naho abandi 95% twese twiberaho mu buzima bwa buri munsi nkaho ejo hatazabaho. Dore rero ibintu biranga umuntu utagera ku ntego ze, sibyo? Nabishyize mu bice 4. Ibyo bice 4 nibyo by'ingenzi. Icyambere kigizwe n'inshuti zawe. Ufite inshuti mbi, inshuti zikurangaza, inshuti zikoshye buri gihe, ntizigushyigikira mu bikorwa by'ingirakamaro. Nimba utangiye business, babandi witaga inshuti yuko aribo bazaza kuguteza imbere, nibo bakurwanya baciye inyuma yawe. Ibyo ngibyo ni biranga inshuti zawe ufite. Niyo mpamvu guhitamo inshuti ari ingirakamaro. Ikindi gice cya kabiri ni icyerekeranye n'akazi. Akazi ufite ugakora wiciraguraho, cyangwa se nta kazi ufite, abashomeri ni benshi, ugasanga nta ngufu uri gushyiramo zo kugira ngo ujye gushaka akazi ushaka wifuza, nta kintu uri gukora kugira ngo bihindureho, uhora wiciraguraho, nta guteganya ejo hazaza. Niyo ugeze mu kazi ugasanga uri uwa mbere
wo kugenda igihe isaha igiye kugera, ugasanga nimba ari ahantu ho gupanshinga upanshinze mbere kugira ngo usohoke wirukanke ugere mu rugo, cyangwa se mu gitondo aho kugira ngo uze mu kazi urimo urashaka impamvu zo kubeshya umuyobozi wawe kugira ngo utaza, ngo warwaye, wagize gute, waryamiriye, bisi yagusize, wakererewe, ibintu n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose. Hanyuma icy'ingenzi, ibi bice bibiri bindi bikurikiye ni wowe bireba, wowe wataye icyizere, nta cyizere ukifitiye, ntabwo wumva ko ushoboye, uhora nta ngufu ufite, ukavugana n'umuntu wanenegekeye, ibyo ni ibintu bigaragaza yuko utagera ku ntego zawe wiha, ugasanga imvugo zawe ziri negatifu, zirimo utuntu n'utundi, se igihe ntabwo hameze neza, harakonje cyane, kanaka ntiyagize iki, wumva ntabwo ufata responsibility, ugasanga ufite depression cyangwa se wagiye urabyibuha cyane kubera ko akabazo karaza ugahita ujya kurya, cyangwa se itabi, ukanywa itabi ryinshi cyane, uko ikibazo kije ugahita ujya hanze kunywa itabi, cyangwa se abandi bajya mu nzoga, inzoga ugasanga nizo zikushyira muri mood yo kongera kuvugana n'abantu, mbese warataye icyizere muri wowe. Ibyo bintu ni ibintu iyo ubije uhita uvuga uti hari ikintu kitari kugenda neza. Ariko ikindi, uba ufite ubwoba bwo kuba wenyine. Iyo abandi bantu badahari wumva ufite ubwoba, ntabwo ufite ubwoba bwo kwitekererezaho, wakwicara hamwe wakwitekerezaho ukumva yuko uri kujya muri depression, ibintu bikakubana byinshi, ntabwo ushobora gufata urupapuro ngo wandike ibibazo ufite kugira ngo ubashe kubikemura kimwe ku kindi. Nibwo bwoba ufite ubwoba bwo gutakaza inshuti mumaranye igihe zagiye zigufasha rimwe na rimwe, kubera ko nufata iki cyemezo ukajya gukora muri iriya company cyangwa se ugatangira ino business, izo nshuti uzazibura cyangwa se uzabura umwanya n'izo nshuti, ibintu nk'ibindi ni byinshi. Ariko izo nshuti nanone mbere yo guhura nazo hari ibyo wakoraga, kandi nanone n'izindi nshuti uzazibona. Muri makeya, umuntu utagera ku ntego aba ameze nka wa muntu ugenda ku rugendo rurerure, hanyuma akabuye kakamwinjira mu rukweto, kakagenda kamujomba bwa mbere, bwa kabiri karivanamo, bwa gatatu, bwa kane, bwa gatanu, gatandatu, kagera akamenyera. Ariko uko agenda amenyera niko agenda gahoro gahoro gahoro, ari ibintu yumva bimubangamiye, yibagiwe ibyo ari byo, atazi ibyo ari byo biri kumubangamira. Naho ni ka kabuye ari kugendana mu rukweto, kari kugenda kamujomba, kagize gate, kamuciye igisebe. Udahagaze hamwe ngo uvanemo ka kabuye ugate, hanyuma wongere wambare isogisi n'urukweto ugikomeze urugendo rwawe, uzagera hahandi watinze, cyangwa se ntuzahagera, uzagiranamo indwara n'ibindi n'ibindi. Umuntu utagera ku ntego ni ibyo bibazo nawe ahoramo, afite ka kabuye kari mu rukweto. Nagerageje kubashushanyiriza inzira umuntu anyuramo, hanyuma akagerageza gushaka gukosora kugira ngo agere kuri za ntego ze. Aha ngaha nabigerageje kubishyiraho nk'amezi 6, inzira umuntu anyuramo yihuta, ariko umuntu agiye kujyamo muri mw'imbere harimo ibintu byinshi cyane yavugaho. Ndavuga iby'ingenzi bigaragara, uri bwiyumvemo, uri bubone ko izo nzira ugenda uzinyuramo, ese uzazivamo gute? Tuvuge urugero, umwaka uratangiye, ni muri Mutarama, ufite intego nshya zo kubaka ibintu, zo kugera ku bintu bitandukanye, ufite ingufu, ukwezi kwa mbere kuratangiye, ugiye guhinduka, wongere ubundi muntu mushyashya, ukwezi kuratangiye. Mu kwa mbere twibuke habamo ubukene bwinshi, impamvu nta yindi nuko mu kwa 12 abantu amafaranga barayahererekanya, bagura ibintu, bagira gift nyinshi, ibintu nk'ibyo ngibyo, impano bagenda batanga byinshi. Hakaza ukwezi kwa kabiri, kwa Gashyantare. Gashyantare iyo igeze usanga bwa bukene bwakubise cyane,
ukeneye amafaranga byihutirwa nk'uwayataye ejo, hanyuma ugashaka akazi kaguha amafaranga menshi yihuse vuba vuba, cyangwa se umushinga mushyashya, cyangwa se inshuti yawe ikaza ikakubwira ati nabonye ahantu hari imari ishyushye ngwino tujyeyo, ukaba uragiye, ukaba ugiye gukorera ifaranga, ukarikorera, warangiza mu kwa gatatu muri Werurwe ugasarura ibyo wakoreye mu kwa kabiri ndetse no mu kwa mbere. Byagera bigasanga yuko hari ibintu byinshi wari ukeneye byo kwishyura, hari n'ibindi bintu bishyashya bije, hari utundi tuntu dushyashya tuje two kwishyura, bigakubitana yuko nawe wifitiye icungamari ritagenda neza, budget yawe itagenda neza, byose bigasohoka, ukaba umeze nka cya gikoresho cyo mu gikoni twita paswari, amafaranga arinjira agasohoka. Ukwa kane muri Mata hagera nanone umutungo ukagenda uyoyoka gahoro gahoro, abantu bagatangira kubwira yuko hari ibintu bari guteganya, ariko nanone mu kwa kane tukaba turi mu kwibuka, ugasanga harimo emotions nyinshi, harimo ibintu byinshi twibuka bitera hirya no hino umuntu mu mutwe ntamere neza, ubwo umuntu agashaka aho akwepera, wakwepa ukakubitana n'ibindi. Ni hahandi usanga umuntu yagiye kunywa inzoga yihishe, yagize ate, kubera mu mutwe ibibazo byabaye ibindi bibazo, ariko ni ya mafaranga, ni wa mutungo wawe ukomeza utatanye. Ikintu hano wibagiwe ni iki? Ni za ntego wihaye mu kwa mbere, muri Mutarama wihaye intego, mu Kuboza wihaye intego y'uko uyu mwaka hari gahunda ugiye gukora uzageraho. Gicurasi yaza ugakanguka, ukiyongera ugasubira muri za ntego zawe, wazisubiramo ukavuga uti tubigenze dute, ugatangira kuzigabanya, ukavuga uti ndabona ntazazigeraho, reka ngabanyeho gatoya. Nimba ari wa wundi waravuze ngo agomba guta ibiro, agomba kugira ibiro runaka, akavuga ati reka nirire wana, tuzambara ibubu, si byo se? Ubundi warangiza kubikoraho ugahita ukubitana na story wenda ya Balthazar ukavuga ati ese kawana, gahunda ni ya yindi. Hakazamo kwa gatandatu muri Kamena bigenda gute? Umuntu atangira gusa neza, kuko abantu benshi bajya mu biruhuko, abadiaspora bagataha, amafaranga akaza akinjira, hanyuma ukavuga ati ntabwo nzarata kiriya kirori, sinzarata buriya bukwe, kandi ninajyayo ngomba gutwerera, sinzatwerera cyenyenge batancishamo ijisho, sinzambara cyenyenge batancishamo ijisho. Gahunda zikaba ari izo. Urebye ni ibyo umuntu yirirwamo, hanyuma za ntego ntube ukizigezeho, bya bindi wateganyaga bikagenda biyoyoka. Nimba hari za ntego wagabanyije, byibura hari izo ugeraho n'izo utageraho, umwaka ukarinda ushira ari ibi ngibi wirukankamo. Ese niki kibitera? Ese byagenda bite? Wabigenza gute? Impamvu bidakunda nta yindi, harimo impamvu eshatu z'ingenzi. Iya mbere ni uko nta cyerekezo ufite cy'igihe kirekire, aricyo bita vision, sibyo? Nta cyerekezo cy'igihe kirekire ufite gituma kigusubiza mu nzira yawe. Icya kabiri nanone kikureba cyane cy'ingenzi, ni uko nta sisiteme ufite igufasha kuyobora ibikorwa byawe n'ibyemezo ufata buri gihe. Ugomba kuba ufite sisiteme ikwereka yuko ahangaha wataye umurongo, garuka, iki cyemezo ufashe gitaye umurongo, garuka, n'ibindi n'ibindi. Ese wataye igihe? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Icya gatatu, intego zawe ntiziri ku gipimo ushoboye gukoresha. Urugero naguha, uwaguha gutwara indege ubu ngubu, ese ibipimo umupilote akoresha wabishobora udaciye mu ishuri? Ntibishoboka. Ugomba guca mu ishuri ukiga bya bipimo uko babikoresha, ukiga impamvu babishyizeho, kuko no kumenya igikoresho utazi impamvu bagishyizeho gita agaciro kacyo, kuko ntabwo uri bugikoreshe nk'uko bikwiriye, cyangwa se ugikoreshe mu bundi buryo burenze, kugira ngo werekane yuko hari ikintu ushoboye gukora kigira akamaro, kikugeza kuri za nzozi zawe,
kigeza abandi ku byifuzo byabo, tutibagiwe n'inshuti zawe. Izo nizo mpamvu eshatu z'ingenzi, izindi zose ziza ziturutse muri ibi ngibi. Hanyuma uri kwibaza uti se njyewe nabibonye gute? Kuki ari byo ndi kukubwira? Nabigezeho gute? Ntacyo nakubwira kirenze yuko ibi bibazo nanjye ubwanjye nabinyuzemo. Nanyuze muri cya gihe aho nabaga ndi ku ishuri, bwacya mu gitondo nkumva sinshaka kuva mu buriri, harakonje, hanyuma nkumva sinshaka kujya mu buriri, sinshaka kujya ku ishuri, kubera yuko intego nihaye zo ku ishuri ntibiri kugenda neza. Amasomo nifuza ati ngomba kwiga muri weekend sinize, hanyuma ndajya guhangana n'umwarimu mu ishuri, ese ndamusubiza iki? Ese ndagenda baransiga? Kandi nanone niko uko ntajya ku ishuri ni nako ibya bibazo byo ku ishuri bikomeza byiyongera. Urwo ni urugero rwo ku ishuri. Mu kazi naho ugashaka gukwepa, nkakwepa ati ntabwo nshaka kujya, nirwajije, nagize ne. Ibyo bibazo byose nagiye mbinyuramo, ariko icyo gihe nari mfite agahinda gakomeye, agahinda ko kubona yuko ibyo nifuza kugeraho sindi kubigeraho, sinzi impamvu, kubera iki ntabigeraho. Nibwo naje gutekereza, nsubira inyuma, mfata ingamba. Ariko mbere yo gufata ingamba narayicaye ndabaza ni iyihe mpamvu bitari kugeraho nari kubikora. Mu gusubira inyuma naje gusanga ko hari ibindi ndi gukora neza. Urugero ni uko nk'igihe nagiye gutangira kwiga imodoka, nayize mbishaka, mbifitiye umwete, ku buryo kubona gukora bya bizami permis provisoire nayize mu byumweru bitagera kuri 2, ndayikora ndayitsindira. Gutwara imodoka nayize mu minsi 4, niga iminsi 30, iminota 30 ku munsi, ariko mu minsi 4 ibi bya bizami batanga, ari guca mu makona, ari parking, ari demarage, byose nari nabimetirije. Hasigaye icyo kujya mu muhanda nkametiriza mu muhanda. Hanyuma naho ngereye mu mahanga nkomeza gutwara. Iyo abantu nabatwaraga mu modoka bavuga ati ntwara neza, nigishije abantu benshi gutwara imodoka neza. Hanyuma undi muntu yantwara nkumva udukosa ari gukora, nkumva sinifuza ko yakomeza kuntwara, nkamubwira ati twahinduranye, ntwara imodoka ndametiriza bya hatari. Noneho ku masteringa gutwara imodoka, nageze aho nifuza yuko ubuzima bwanjye nabukontorora, nkabumasteringa nk'uko ntwara imodoka mu muhanda. Nsubira inyuma niga, nshaka uburyo, nabigezeho, ngenda mbishyira ku murongo. Ariko si byo byonyine gusa, kuko hari amasomo yandi menshi nagiye mfata nayo, haba mu kazi, ibyo banyigishaga mu kazi nkavuga ati aka kantu ni ingirakamaro, nkakandika nkakabika. Aka kantu ni ingirakamaro, nkakabika, nkavuga ati aka kantu karamfasha, nkagenda mbikoresha mu buzima. Bigenda gutyo ntangira gusarura umusaruro umwe ku wundi, undi ku wundi, undi ku wundi. Izo nzira zose ndazikombayininga, nzishyira hamwe, hanyuma ngenda mbikoresha umunsi ku wundi. niko kubaka sisiteme. Hanyuma mu gufata ingamba, ugomba guhera mu guteganya. Iyo ufata ingamba nshya uhita uteganya, ugateganya ukoresheje ubwenge. Hari na metode yitwa SMART. Hanyuma ukanabitegura, ukizera yuko ibyo uri guteganya uzanabigeraho. Icya kabiri, ugomba kugira umwete. Ukagira umwete wo guhiganwa kugira ngo ugere kuri za ntego zawe. Ugahorana cya kindi bita ngo fire mu mutima wawe. Hari cya kindi wumva ushaka kugeraho. Iyo ushaka kukigeraho, morale uba ufite muri wowe igomba gukomeza ibaninga, itwika, sibyo? Icya gatatu, ugomba kujya usuzuma, ugasuzuma ibyo umaze kugeraho, ugasuzuma sisiteme yawe iri gukora neza, ni hehe byapfiriye, ni hehe ho gukosora. Ibyo byose ugomba kugenda ubisuzuma. Ariko iyo ushyizeho sisiteme, na sisiteme yiga kuri sisiteme kugira ngo ubashe kuyikora. Ni nk'imashini, uzarebe imashini baba barashyizemo izo sisiteme zose, ukagira n'imashini yiyoza ubwayo,
urwo ni urugero rutoya, nabyo tuzabigarukaho. Hanyuma ikindi cy'ingenzi icyo cya kane, amagambo n'ibikorwa bigomba kujyana, ugomba gushyira ibikorwa ku murongo, ugakora ibikorwa, amagambo n'ibikorwa bikajyana. Hanyuma icya gatanu, ugomba gukura kuko udakuze mu mutwe izo ntego zose wiha ntabwo uzazigeraho, kuko usanga yuko akenshi intego wiha ziri ku rugero rw'umuntu uri mu yisumbuye, mu gihe wowe ukicaye mu kiburamwaka. Urwo ni urugero, ni nk'uko nabishushanya. Intego wihaye birasaba yuko uba undi muntu umenya ubundi bumenyi kugira ngo ubigereho. Muri makeya dore ibyo tumaze kugeraho, nakuburiye wibuke wa mubare 95% ni abantu duhura nabo buri munsi batagera ku ntego zabo, ari bo bahura na bya bibazo, bafite kakabuye mu rukweto kagenda gakomeza kabacukuramo icyobo, kabacukuramo igisebe mu kirenge, kandi bari ku rugendo, hari urugendo bashaka kugeraho, nimba hari ahantu bashaka kugera ariko ugasanga bari bagenda gahoro gahoro, kubera yuko ryabuye banze kurivana mu rukweto, ryabuye banze kureba uko rimeze riri kubaca igisebe mu rukweto, sibyo? Ibyo ni ibibazo umuntu utagera ku ntego ahorana nabyo, akomezanya nabyo. Ibyo ari byo twarebye mu mpamvu ki utagera ku ntego zawe. Ese wiyumva umeze ute? Ese wumva uri guta igihe mu byo ukora? Ese ubona ubuzima bwawe ari imfabusa? Hari imyaka uvuga uti iyi myaka ni imfabusa. Kubera iki? Kubera ko utageze ku ntego zawe. Kubera iki? Kubera ko wateganyije ibi ngibi ntubigereho. Kubera iki? Kubera ko wumvishe utameze neza, ukanga gushyiramo akanyabugabo ngo wihe umwete ugende ubikore, nubwo bikugoye ariko ukabikora. Ese ni izihe mpamvu zatumye utabigeraho? Ese inshuti zawe zaragushutse? Ese wumvira inshuti zawe kurusha yuko washaka izindi nshuti? Ese hari abakugiriye inama ubatera utwatsi? N'ibindi n'ibindi. Kuko video yabaye ndende, ubundi isomo ryiza riba mu minota 25, ubundi umuntu agafata break, kuko mu minota 25 uba uri concentrated, uba uri umutwe wawe, ubwenge bwawe nacyo tuzakireba ukuntu ubwonko bw'umuntu bukora, buba buri focused. Nyuma yaho umuntu atangira kurangara. Niyo mpamvu ukora iminota 25 ugafata break y'iminota 5, ukongera ukagaruka iminota 25. Iyo ntuzayita pomodoro nayo tuzayireba, nacyo ni ikintu gifasha mu kugera mu ntego zawe. Muri makeya ibyo ngibyo. Dore rero mu gusoza aka video ka mbere, ndagira ngo wibuke ibi bikurikira, sibyo? Ongera usubire inyuma urebe akantu tumvishemo neza, wongere ukumve. Nimba hari ikibazo ucyandike muri comment, nimba hari n'icyifuzo ucyandike muri comment, nimba hari example y'ukuntu wagera ku ntego runaka wifuza kugeraho uyandike muri comment, tuzayigeho tuguhe igisubizo. Kandi nimba wageze aha ngaha ukiri kureba ino video, nuko wayibonyemo agaciro. Ibyiza biryoha bisangiwe. Aline yarabiririmbye, Aline Sano. Biryoha bisangiwe. Sangiza ino video inshuti zawe, babandi wifuza yuko nabo batera imbere. Tumere nk'abayahudi. Abayahudi niko bakora, umwe yateye imbere azamura abandi bagatera imbere. Ni ukuvuga ko ifaranga ryabo ribazengurukamo inshuro nyinshi. Urwo rugero wararwumvishe, nimba utararwumva narwo tuzarugarukaho, ariko niko bakora. Muri business niko bigenda. Nimba ushaka gutera imbere, ntabwo ushobora gutera imbere wenyine. Ibintu byiza byose nta muntu wabigezeho ari wenyine. Barakubwira yuko nimba urugo rwarateye imbere, umugabo akaba ari ugaragara yuko yateye imbere, nuko afite umugore umufasha, anamwita umufasha. Uretse ko n'umugabo nabyo ni umufasha ku mugore. Mbese iyo ufite impano, yikoresha iyo mpano ugere ku bintu, ku ntego, kuri za nzozi, maze utere imbere. Mu gutera imbere n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe, mwese muzatera imbere twese hamwe. Sharinga video, uyilikinge, una commenting. Nimba wanabikunze, ntiwihererane ijambo,
ubyandike ubigeze ku bandi n'abandi, twese hamwe dutere imbere kuko niko tuzagera kure. Yari Habinshuti, nagira ngo mbashimire, ntago mbasize gutya gusa, hari indi video mu gukomeza gutegura uno mwaka, mu gihe indi video izasohoka nakoze hashize imyaka 5 yitwa ngo ihene ya mama, ndayishyira hano hejuru kugira ngo muyikurikire. Ihene ya mama ntabwo yayigurishije. Ihene ya mama arakubwira story ye yose, ukuntu yatumye agera kuri miliyoni y'idolari, aba muri Congo iyi duturanye. Sawa, mugire ibihe byiza, mukurikiye video ihene ya mama.